njye nemera papa cyane ni gutya ni ikintu cyatumye umwemera papa cyangwa Chepe man reka mbwire man chepe sikaitu yego pe sibyo sikaitu no musaza akujemera ko mani bikomba ra musaza amaboko tujye yamani badimura ako nyene ni gutya no kane aye koko inshuti zanjye byifashe bitese mutangiye mwibwira abadukurikiye ako njye nitwa CJ wonderful El Chepe Petit w'igikondo since created wallahi kwanza batanzi like nitwa Sad David niyo mazina yanjye alright that's all ariko uri umumodo ko mbona wifunze kimodo ndi umumodo kwifunga n'utuntu twawe araga n'utuntu twawe twakunyira umura yambaye muri aka kabiri nawe ukabona style master kabisa Chepe ni izina ryavuye kuki ko numva riri one day I've been inspired n'iki kubera gusoma South Stars ariko nyine naguye ku kantu uvuga ati I feel it numva what kind of bouncing stuff is that navuga ati wow I appreciate Querico navuga ati what is that ndagenda ndacukumbura ndasanga Chepe is the meaning iva muri Hebrew bivuga ngo God will multiply whenever you want no one akavuga no mu rusengero kwanza Chepe kweri ukavuga ahantu hose ibintu byose byiza ni Chepe kwanza my drama iyo nyene kweri kabisa musanzwe muri abahanzi mukora iki the pathway dudes w'igikondo twibereho gutya our dramas cyane playing basketball new drama yacu old school musics Magi Tupac Machiavelli Illuminati forever how gutya nyine nakaye karirimbo ka old school music kari kagufasha Dear mama, Tupac Machiavelli. Na kukubita na kafu. When I was my mama here being Subetini, so down the street, Tupac the town, I'm never gonna see her face. Oh my love, let's take a moment break. So when in school, scared to go home, I was a fool with the B-boys broken in the rules. That's all. Tupac, Illuminati. Tupac ariko umenya aramukundaga. Tupac, ntabwo namufataga like umuririmbyi gusa. He was like a preacher. Yavugaga ibintu. Actually baravugaga ngo aba fat boy baragenda bagafata drugs ariko nyine bakoraga ibintu biri critical. Akandika kumva verses kumva ko zirimo ikintu wakigiramo kabisa. That's all. Uyu munsi rero wenda kubatiza modo kuko ukuntu wifunze kabisa modo wacu none ise urabona nifunze ko kutambeza ntabwo wifunze ibintu bisanzwe kwambara neza kwambara neza n'ubuzima bon aravuga ndagira ubuzima akurebye nyine wambaye neza ubona ko wambaye fresh tu ndabona muri cross ndakeka muri inshuti cyane ni iki kintu ni best one like imyaka igera like muri 7 cyangwa 8 uzuranye n'umuntu ni ibintu byiza bari byiza nute dutendo mwibuka mwakoze mu bihe byashize I'm different. Cyane ibintu byinshi bivuzeho urabyibuka yana dukina biye yana zakarere mu Rwanda ni ibintu byinshi kabisa kubazi kwa cyane bana kuri sinzagiye bagirwa like umutipe yana rero umuntu like twakinaga biye tu yana ari umuntu uzi gukina biye byatari amaze ikintu mwibukira nuko yana biye akubitaga inshuro 3 yataga imena ubwo yabaga yashizemo imbaraga zingana ntabwo bwize gusa umutipe yana yari mu bitu nko nabivuga kuko ingo wanje yari arenze cyo kuzamunaga hagati kweri akwaru ikindi gihe sinzabyibagirwa kigiye narana ko kundiye muri nk'abapeti n'iki ubona hagati yari nk'agapira n'iki ukajya gukiba ewana hari ikigihe byara amaronji ewana twa muronji gusimbuka nk'ana metero nk'icumi cyo gihe sinzabyibagirwa ariko n'uyu mugenga wanje sine ni inshuti nziza tu ko namubwira umutima
abantu baba bafitanye imyaka nk'iyo y'ubushuti hari igihe bagera bagatandukana kandi bagatandukana ku kantu gatoya mwebwe mubona byaba ukurikiza ibintu ikintu kibitera hari uburyo abantu bahamo ibintu agaciro bitewe n'uko babibona niba aha agaciro ahubwo se the fundamental cyangwa se aho ibintu byatangiriye bakabitisha agaciro kurusha ikintu kibaye actually iyo habaye ikintu you have to be with someone mukaganira mugashaka igisubizo bana kuvuga ati habaye ikintu you react wisugenda gutya uravuze nawe agiye aravuze oya we live in Rastafarianism thing peace and love ntabwo byaba kabisa ku mutima nshuti yanjye nizihe nayahe materne mwe babiri mukunda gukoresha ku buryo njyewe uwo ku ruhande nabimenyanye n'ibyo muri kuvuga mwanya n'ubwitiza nkamubwira ati bro catch you on the flip side bro. Yeah, I get it bro. For them or as the people are seeing us they can define that ako for us nyine twita tukamenya cyangwa se nyina gukubitana nawe mungu nkangeta nkubitana kazina nawe yitufata nawe so sije agahita fata tiyo ubwo nyine umuntu ntabwo yamenya ko byagenze gute kwe tuzidefininga bitewe na time turimo se cyangwa se the way you style na language tukakubita yacu tugahita twiyambukira kabisa cyane cyane ku gatereme kacu tuba tuzanye like ngo kuvuga ngo cipe tu ibintu umubwiye tumubwira ati yo pupanze ngo nizibite tini cipe ati Rastafari appreciate pupanze peace and love ko ngara kwira cipe kabari ubu uri mu yahese ma mbandi muya akonyene kweli ni gutya kane aye koko but they got it that's our for us no gonna the pictures of us uzabona buri wese ameze like that this is the four finger Angas is based on the principles but we start from dignity equality the truth but the most of all the God is the creator. For us, if you fight for your dignity, you are the one for yourself, and being principled on your principles, you become the one you wish to be. Yeah, that's all. Mubona imbere ya hanyu, future yanyu, hari ukuntu umuntu yicara agatekereza ati muri future yanjye bizaba bimeze uko. Mwe mubona bizaba bimeze gute? Swaga muzaba mukizifite nta kibazo. Swaga zo mpaka fuye. Until I become older with my kids ajababwira ati "Eh makido, how are you doing?" You need to protect. That's all. Ariko nyine uvuga ati I'm not gonna be a singer or someone agaragara cyane ariko nzaba ndi public figure. Always telling the people truth. Showing what is negative, what is positive. Because most of us we are living in a such a dramatic world. The people, it's not an easy way to define what is the truth. So. Yeah. Corona urareba yateje ibintu byinshi bibi cyane cyane. Mwebwe niki muboni basigiye? Corona se nana karirimbo wahita uyihimbira Corona you feel it bro? Yeah, I get it bro. Being in the home, the shit, the big thing, Corona. Like, I'm not interested in being a singer, but I can try. But for now, I'm not in the mood. I couldn't, another day I'm gonna make it. They don't make like the singers. I couldn't Corona, Yanchis and Murugo. Not gonna do Murugo. No, the lockdown. That can't move. But like, the first time like I was calling you and then I was watching it like, yo bro, how you doing? So me like, bro, my back, I feel the pain. And I was like, I feel the pain, bro. Why? Man, you reach in the street to go get it. Yeah. That's all. It was not an easy she needs to know, I forgot like Corona procedure, like me also safe. Rather like I go when I'm a friend, go and I got that so like imagine reach a challenge lockdown yambere. One like I'm on which way bad August. Like we go for like Mundaria,
udufaranga twabaga yarasevinze ukuntu nyine none like byo kunari imeze nari wa muntu nyine akantu kanjye kose nyine nakabonaga nahataga nkarya sinjye ngumva n'ikintu cyo gusevinga kuko ravuga ati like n'ejo bundi nyine umuntu azaba yabonye ako ngo nyine ikintu cya mbere ni saving kayabika nyine tukugira ngo mu gihe cyazaza yakurikira akamaro nyine ikintu kintu navuga nicyo kintu byakwigishije ikindi kintu like niho kubonera family time ukazajya mwicara mukaganira ibintu nk'ibyo ngibyo ufite girlfriend? For me, the one I have, I treasure her. Ara muri isolation system. Because I just want her to be free. Aracyafite ibintu arimo nyine ndamwifuriza ibyiza abanze abe free gusa I have her in my heart everlastingly. That's all I can say. Wowe se ufite uramufite? Ako njye mfite babiri. Kubera iki? Wa mbere ni Imana usumba byose. Wa kabiri nawe arahari ariko like abari nko ku ruhande ukuntu nyine tu. Gute mwese muvuga ko mwabashyize ku ruhande ubwo ni girlfriend cyangwa ni umuntu usanzwe? Ni girlfriend. Like ariko ikintu bamuvugaho. Like urabona twese like age tuba turimo ni age like zo kuvuga ukorera nyine ibintu bya nyine ukabipanga n'iki like nyine ukamureka agapanga ibyo nawe ugapanga ibyawe like byahura mugahuza. Okay, well, ni ikihe kintu gisebetse umushyitsi wenda yaje iwanyu akabakorera mukumva nyine birabarenze ariko nimumwereke yuko mwabyitayeho? Nyine njyewe kagakoryo umushyitsi yakoze iyo baba we ndetse namenyereye kumva umuntu akunda buriya kandi none abantu bafite imigoni idasanzwe ndagiye ko mbona ngo ugajya mu bizamuka bibona ndavuga ati oya hari akamoto mu nzu njye ndimanukira ndebye nsanga umusaza ari ku mugoni byarantunguye cyane kabisa. That's all bro, not tell them. Rero tunavuga ngo like kidasanzwe umushyitsi yadukoreye akindi urabona hari nk'ukuntu ubona umuntu nyine w'umupapa wiyubashye ukabona nyine umuntu w'umupapa nyine ari class ameze neza n'iki ikintu cyanangaje umupapa wabonaga ko nyine mu maso harakeye n'iki gusa urukweto yari yambaye umusanda rugutiye yari yambaye like nyine urukweto rwa congo nyine nk'ukuntu nyine umuntu yambara congo nyine igahengama n'iki abantu umusara afite congo yegamye imana kuva hejuru kugeza hasi iyo nkweto nawe wenda hagati inkweto nta nubwo nari nzi kiba ni gutya nyine kavuga ati nibwo yarangose izina ry'Imana inkweto sinari nayibona bavuga ngo hari ukuntu muri iyi minsi ibintu byose telefone ugashyiramo password ibiki byose password niye password umuntu wenda n'urugero hari ukuntu umuntu abwira undi ati wamone access ugukama wireless nihe password umuntu yigeze kukubwira ati andikamo ibi nibi urahita ubona wireless yanjye yagutunguye nyine ukumva nibisanzwe password kari kirekire mwana birambi bare n'abagiye niyo ryaba ari ijambo ariko hari ukuntu umuntu mubwira ati utaga password akakubwira nk'ijambo yantangaje nyine yanditseho ngo niba ari ngo ujye ugura bando zawe yaraguhaye gasopo muri make yambwiye atandikamo ujye ugura bando zawe ndavuga turi kare ko numva ari interuro ahubwo ubwo abashaka kubaha gasopo ko mwagura bando zawe kabisa. Ndumva iyo pili ndumva kidasanzwe nari izina nyine ry'umushiri we ariko none inshuro nyinshi tu inshuro zigera nko muri 5 nyine tugiye gusubira ku ishuri rero urumva nugera imbere ya mwarimu bizaba bimeze uti nuko banza ubundi ngashaka nk'ahantu njya bakabanza bakanyuza utuntu turi mu mutwe kuko yewe gahunda yo ku ishuri ntayo nari ndimo kabisa n'ubu ngubu numvaga wapi kabisa gusa ariko nyine for us schooling the basic life ufite kuyikora tukayirangiza
nta mpamvu rero mfite kugaruka muri mood. I try myself to get back nabikora neza cyane kabisa. That's all. Nihe nama mwaha urubyiruko hari benshi bari batangiye kujya mu mico itari myiza muri iyi corona kuko imaze igihe kirekire cyane. Mwe mubona hari ukuntu byahindutse 100% ndakeka byarahindutse kuko n'ubwa mbere habaye vacancy ingana gutya. That's all. Abantu benshi hari ibyo bizeraga bavuyeho. Abantu benshi hari uko bari babayeho bagahindura. Ariko for us, all for myself, being a man on principles, ukagira limitations y'ibintu ukora. Both of us tugira ibyo twiyumvamo n'ibyo twakunda n'ibyo twakishimira. Gusa ariko byaba byose ukuri ni kumwe. Ibyo wakora byose aho wanyura hose, the truth is the same. Twakumbwira ati sinkunda ibintu ukunda ibi, ariko niba ukora ikintu uko tuba mu isi yangiritse, actually turi mu isi y'icyaha uko ni kimeze. Ariko nyine niba ukora ikintu ukumva ko ari ukuri kikabyara ibibi biruta ibyiza, icyo kintu ukora ntabwo kiba ari ukuri. So uba ufite kubaho life ushyira mu percentage. Niba ukoze ikintu 70 bikaba ari byiza, 30 bikaba ari bibi, actually you are in the right position. So that's all. Kandi nyine kuba umuntu afite icyo ashaka, kuba ufite intumbero, expectations, having goals, ntabwo tuba tuvuga ngo for us, ntabwo tuba dufite money ngo tugiye guhita dusayiringa dutangira ibintu bishyashya, ibintu birenze. Ariko kuba ufite the right mind bizagufasha. Niba uri right person living the right behaviors and attitudes, uzabana n'abantu bakwishimira bavuga ati you can be happy to have you there. So that's how you make life, that's how you're being stronger. That's what I can say. Ni ikihe kibazo wambariza mugenzi wawe kabone ko noneho mufite byinshi muziranye nawe kandi akumvariza? Leta nkamubaza ikibazo cy'ucyuye. Leta mubaza ikibazo cy'ucyuye. Ndi kukumva. Urumva ufite nk'ijana nanjye mfite nk'ijana. Mfite nk'ijana. Wampa inka zingahe urumva kugira ngo nkurushe inka 20? Okay. Mfite nk'ijana? No, ufite izindi nk'ijana? Sibyo? Naguha inka zingahe kugira ngo undushe inka 20? Inka 20. Uruvuga naguheza 20 s'ubwo Buroma 20 ndagira zingahe? Uratugisha na 20. Noneho sigarane zingahe? Sigarane 80. Ubwo urumva namurukiye zingahe? Ubwo wabundushije. Sikiburayi. Achefe hands up. Arahenza. Akabazo kugoroye. Mwana wabundusha inka. Umaye inka 20. Nari mfite ijana. Ubwo ngiye 120 usigaranye 80. Ubwo ndaba nkurusha zingahe? Namibare yize yahenza. Nawe mukubita kandi noneho umutwika. Ikibazo cy'pesa cyane cyane. Reka nkubaze. Sibyo cyera nari nkuzi aho umuntu ukunda kujya kwiba karongi sibyo? Nubu muramutse ubonye nk'agati kari irongi. Yewe ngari twende byiza. Tupagenda ukagati cyangwa wagahereza. Wenda byatirwa n'undi urabona se waba uri nko muri video yana ivano nka za KG. Oya ngaho akihangana ukavuga ati do muri munsi. Ariko muri andi kanyura muri panya ukavuga ati ariko ndabaza nakono mwangeza ko mwikuriramo rimwe nkigendera. Nge ni kamwe gusa singora urubuto nkikomere. Ewa kabisa aho ngaho papa wawe. Uri kumva yero ngo umuntu uzandi muri za kimaranza batugahana. Ari aho ndiri. Harasa watinzamo. Ntabwo wakita uko wambaye nako. Batugahana. Last time be based on how we style. Wowe katira gake wenda ni warenda kugenda ucerimo biratotoane. Kora urubuto kubyo wanabisobanura. Baje timeze bite. Muganga yarakanya ndikiye narindi kuraririsha so nkanyuranye. Twende basi. Ari Skyto na papa cyangwa ninde umwemera? Nge nemera papa cyangwa. Do ni gute? Ni gute?
ni ikintu cyatumye umwemera papa cyangwa urabona Skype afite strings nyinshi papa cyangwa oya turabura naho ngo turajya muri oya nibyo nshaka wowe ubwo nakumvishe ninde yego ni Skype ubwo yine wabyo iki wowe wemera papa cyangwa afite uburyo ari aggressive bitewe n'uko avuga afitiwe ntabwo ahita yihuta cyane akafite ijwi riri convincible ku buryo uryumva ukavuga koko ariko ritabumva kandi yavuze ariko Skype itamanuka katazacebesa ugira utugira chepe man like mbwire man chepe Skype yego pe serious Skype ni umusaza akubyemera ko mani bikumva ra musaza amaboko tugete yamani mani kuri slang ndende ewana do ariko convincible sound afite sound nziza mani zina ry'Imana ntabwo ambwira ngo Skype na papa cyangwa ngo afite ngo papa cyangwa nyine ngo ufite navuga ngo sound nziza nyine kurenza papa nako kurenza Skype mani Skype ra musaza ni fresh icyambe afite mind serious mani bagenga kubwira ngo ngabagana muri twagenyero ngo ngasiganye hejuru abapangaye no kuvuga ko nyine cyangwa n'umuzi nyine ndabyumva yandi yakora Israel ni yakora ko mara umusaza man like afite mind ariko inde talks kubana avuga man afite avuga ngo yikore tanwari ariko ari rero do yaho kwentara yamanitse abagenda kugera nano ngoko cye nagara uri kubivuga umwana n'undi dore kwishuri dore papa cyangwa ndemera bikomeka munyurana ahantu banze umushyirije ngoko cye kabisa yasize urungano papa cyangwa ni mubi afite point zikoma ewana kubita babaza gusa aha babaza ya ndirimbo ye imbeba na Igor Mabano muyiteguyeho iki muyitezeho imbeba Ibiba yo no ewa ni asuri kweli kamausi ewa umusaza kugira ngo nasyonye umusaza tujye twemera abasyonyera that's all gusa nyine cyo navuga kuri barabaji like most of the talent nyine to bafite impano y'abantu bakomeze nyine bakore tu ibyo bizagera kuri kabisa navuga ngo wengo ni fake n'ingarusho ndi nyine bose wana ni fresh kabisa Rwanda rwarabuza abantu ngaba nyine cyaza nyine nabo hari nabandi buri bakajya gukoma ba firigo ajya gukoma n'abafite ibyongereza bigiye abandi bahe bakoma noneho hari ukuntu bavuze ngo barabyemerewe kuvuga ibyo bashaka kuko revo bariho ngo irabibemerera barabagomba gukabya kuko barabiharaniye baracyana biharanira kuko naso ufite kubikora kabisa nihe message mwababwira ko kumva buri wese ikiro nabwira umusaza yitwa Skype ntabwo simeruka ari kuvuga ngo ngarimo arandika harya ngo nagati meruka ari kuvuga ngo arimo arandika dictionnaire zabirimo nagiye kuvuga ngo ugayihuruture wana none tujye tuzana n'umusaza kandi umusado soma akakaro urabona icyo gasobanura twende mbaza umusaza yakomeje utakunde mvuga nini twakoze inkoranya magambo yacu mbabari gusa ko nyine bose ndabemera ariko nyine nubwo nemera Skype cyane amem papa cyangwa ariko bose they are perfect guys kabisa dusoza ni iki mwabwira urubyiruko rwitinya urubyiruko nyine ruba rufite impano kwa noneho ariko bakitinya hari n'abarenga ba papa cyangwa mu muntu ariko babuze nyine ababafasha ngo babigaragaze ni iki mwababwira ikintu cya mbere navuga no kwitinyuka nibitinyuke sibyo biragera ibitangazamakuru basayidi bafashe kuko like nimba uzi ko uzi gukora ikintu neza kiri kugikorera iwanyu n'inzu uzakomeye nawe so like ikintu nababwira cya mbere nibitinyuke nimba bumva ko ushoboye ikintu witinyuke wigaragaze n'abandi bazakumenye bagusapotinga kuko nta kuntu wambwira ngo uzakorera ikintu ahantu hamwe dushobora kugifata mu kidelivery nk'ahantu bagusapotinga ubwira ngo uzagera kure sinjye ndumva ari cyo ngicyo nababwira cya mbere no kwitinyuka ibindi byose bizanye kabisa musoze rero mukubitira
abantu bari badukurikiye mwaka kanya kantu nyine ku mbashyiriramo akantu for me rero ndi umuntu uvanga abantu when I was in high school naravugaga ati ariko one day I'm gonna be a singer nkaririmba nkumva ziraryoshye Dr. Look D-Lock uvuga ati muri Dr. Lock kandi nkavuga ati ariko ubundi njye nzaba umuririmba apfubye mu muraperi aget bigapfa gusa I love music cyane ariko nyine so I can remember the verse I can remember the verse ako naririmbaga niga kandi barimo wa gatatu waranabyibagiye ndakibuka indirimbo yitwaga ngo bavugaga uri mwiza usa n'irirenga rero reka nkubwire burya uranezeza njye naranyuzwe sinzigera na rimwe ngubabaza njye nasaga ngashyiramo rap uwitse konsisi sore ruti sabante wowe toro nzisuko itonzi hose nakubwira nuko mwiza wanjye nkunda babarira unyegere uze nkubwire kano kajambo ukabike ku mutima wowe uri mwiza sinabisha usa n'irirenga ni wowe gatara kanjye kamurikira mu mwijima that's all gusa ariko because for me nakuri muri family iri evangelical banyerekaga the right way sometimes narimbaga n'izimana naho gusa akaririmbo k'Imana kongeye kukaririmba I pull off my heart kuko ntabwo naririmbira Imana nambaye ingofero it's mine akongeye kuririmba gusa nyine I was having a cool day twari like batatu nitwaga Demi Kali so njye nitwaga Lock wow, that's all. Hallelujah, hallelujah. Ushimwe warakoze reka mbivuge mwami Yesu ushimwe warakoze kutumenera amaraso ku musaraba birakwiye kugushimare haleluya 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 ushimwe warakoze that's what murakoze mwese mwadukurikiye twari turi kumwe n'urubyiruko rwacu inshuti zacu tugiranye ibihe byiza baturyohereje batubwiye byinshi batugiriye inama nyinshi zitandukanye bagiriye urubyiruko rugenzi rwabo inama nyinshi zitandukanye zo kwitinyuka bagira ibyo batubwira twagiranye ikiganiro cyiza muri rusange ndakomeza kubashimira abakunzi bacu mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu ko bwije nuko bukeye nkomeza no gushishikariza abantu mwese mutarakora subscribe mwabambirira iki koko urabona tutatwara gotta free the Kigali Magic man free the pounds free the AC that's all I can say kandi abantu mwese mushaka ko tubamamariza mufite ibikorwa ariko mwabuze aho mubishyira ngo babamamarize muze ni karibu muri Kigali Magic tukabamamariza ibikorwa byanyu bikamenyekana bikamenywa n'abantu benshi impande zose isi yose bakamenya ibikorwa byanyu you all welcome but there's something I can say for now my mom I love you too much Eva wowe nanjye icyo navuga kuri family yanjye both of them ndabakunda cyane nabifuriza ihirwe n'imigisha myinshi cyane namwe kandi natwe Kigali Magic that's all we got to feed the pounds Patimuya Patimuya nigga Patimuya that's all